2025 niyo message ubundi mfite. Turabura iminsi mike ngo tuyinjiremo. Mbasaniye amakuru y'uyu mwaka 2025. Wene no mu yindi myaka ibi bizumvikana. Ariko cyane uyu mwaka 2025 tumaze gusenga. Tugira ngo tubagezeho message. Yego. Mu minsi yashize naganiriye na mwene data Zaburi yacu. Yego. Nari nahawe message. Kandi iyi message ndatekereza ko abantu bayumvise. Ndabivuze mu minsi yashize. Ndabigarutse. Igaruke. Ariko none uyu munsi tugiye kuvuga tweruye. Yego. Nibyo ntavuze cyagiye. Uyu munsi ndabivuga. Uyu munsi nabwo ngiye kuba indi message. Yego. Ngiye kwa indi message abantu bagiye kuwinjiramo. Ingingo izabarengera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Ahangaha ni kuri Imana Irahari TV, icyaha ni Kibi TV na Zaburi yacu TV. Nkuko mubibona turi kumwe n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Nari ndimo ndagendagenda nkuko munzi nyine mumaze kubimenyera. Mpura n'akavideo k'umukozi w'Imana, ndavuga nti ngomba kumushaka. Ngiri gutekereza ibyo ngibyo, Uwiteka Imana bageze gutya aramutuzaniye abana b'Imana. Iyo bari kumwe icyubahiro cy'Uwiteka kirabasanga nta gushidikanya. Uraho neza mukozi w'Imana? Amahoro y'Imana nabana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Turakwishimiye cyane. Amen. Uwiteka Imana guha umugisha. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu badukurikiye. Imana guha umugisha. Mpereye kuri wowe tuyoboye. Yego. Imana guha umugisha. Amen. N'abandi bose badukurikiye. Nkuko mubizi nge nitwa Reverend Pasteur mu Rwanda Shyaka Felicien. Umuhanuzi. Mfite umugisha wo kuba narashatse, mfite madamu. Yego. Mfite n'abana, abana 6. Yego. Mfite abahungu 3. Mfite n'abakobwa 3. Yego. Hanyuma ndi umushumba mu itorero Lion Mountain Church. Yego. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Uwiteka Imana duhana umugisha kandi nawe aguhereze umugisha. Mbere yuko ngira icyo nkubaza cyangwa icyo tuganira, reka ngusabe kugira ngo banze uduheshe umugisha mu isengesho yaba ngewe ndetse n'abadukurikiye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, uravuga bikaba kandi urategeka bigakomera. Cyubahiro ni cyawe. Shele sometiva lazeredrai. Uyu mwanya tugezemo wo kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, tubangamiye imbaraga zo mwijimo. Mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bari kure n'abari hafi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, aba diaspora nyarwanda, abari mu bihugu bitandukanye, kugira ngo bazumve ubutumwa, imbaraga z'ijambo ry'Imana rizabagereho mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana mva gusenga, werekeze iri jambo kuryumvise wese ndetse n'uzaryumva. Urakoze kuri Imana mva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza cyane uduhaye. Nari ndimo ndaganira na bagenzi banjye mbabwira nti sinari mperutse kubona umunyamwuka, ndishimye ko twongeye kubonana kandi ndetse turi bazima tutishwe n'ibyaha. Ejo bundi nabonye ikiganiro wakoze cyiza cyane kirimo umwuka, kirimo ubugingo, aho wari uri kuvuga amayerekwa cyangwa se uri gutambutsa message Imana yaguhaye. Reka twizere ko n'ubu ngubu hari message Imana yaguhaye urubuze kutugezaho muri iki kiganiro. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero ntabwo tujya twishimira guhita tubaza cyangwa se tugira byinshi tubaza umutumirwa, ahubwo tumuha umwanya akatugezaho message Imana yamuhaye. Reka tukwakire. Asante sana. Yego. Nta bintu byinshi turi buvuge. Yego. Gusa icyo tuzi cyo amaboko y'Imana ari kwayishaka. Yego. Nkuko tumaze gusenga tugira ngo tubagezeho message. Yego. Mu minsi yashize naganiriye na mwene data Zaburi yacu. Yego. Nari nahawe message.
kandi iyi message ndatekereza ko abantu bayumvise barayikunze. Yego. Uyu munsi nabwo ngiye kuba indi message. Yego. Ngiye kuba indi message turifashisha ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ibintu byose ijambo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Amina. Ko numva ntangiye gufashwa se. Haleluya. Amina. Ibintu byose biva mu ijambo ry'iki ry'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo nta foto ngo nta cyabaye. Yego. Nta n'ijambo nta n'icyabaye nta gihari mu mwuka. Mu mwuka nta cyabaye nimba nta jambo. Ko bimeze. Mfite Bibiliya ariko ndumva nshaka gukoresha nawe kadusomera. Yego. Dusomere Danieli. Danieli ibice bya 6. Usoma umurongo waho wa 20. Nawe tugabana uyu mugisha mu izina rya Yesu. Amena. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Danieli ibice 6 umurongo wa 20. Bukeye umwami yibambura kare mu museso yakosa falazerema agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Subiremo. Bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Komeza usome hepfo. Yego. 21. Ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yararimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yawe ntafite icyaha. Kandi nawe subiramo ako kantu udafite iki icyaha. Reka dusubiremo. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha. Kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. naho nashakaga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kandi wowe udusomeye. Yego. Mbere yuko mvuga ibintu byinshi kuri iyi kamera nawe uhorana n'amaboko y'Imana. Amina. Haleluya. Amina. Nkuko wabimbwiraga nagarutse mfite message. Yego. Ndabivuze mu minsi yashize ndabigarutse. Igaruke. Ariko noneho uyu munsi tugiye kuvuga tweruye. Nibyo ntavuze cyagiye uyu munsi ndabivuga. Ndumva nje munwa guri kunje. Muvuge ngo amen. Amen. 2025 niyo message ubundi mfite. Turabura iminsi mike ngo tuyinjiremo. Basaniye amakuru y'uyu mwaka 2025. Wenda no mu yindi myaka ibi bizumvikana. Ariko cyane uyu mwaka 2025 abantu bagiye kuwinjiramo, ingingo izabarengera ni ingingo imwe gusa, ko badafite iki icyaha. Naye babwiye mu minsi yashize kuri zaburi yacu ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ugiye kuzamo inzara. Inzara ikura amenyo. Hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo iyo nzara ngo buvuga none se nijye uzayizana. Kandi mbibutse ikintu gikomeye, ntabwo tuvuga ibyacu, tuvuga iby'Umwuka duhaye. Yego. Amen. Amen. Uko ntabwo tubereho gushimisha abantu. Tubereho kuvuga iby'Imana yagize gute yavuze. Kandi Imana yavuze ntawe utavuga. Yego. Yesu ashimwe. Amina. Ahimbazwe. Imana yavuze ntawe utagira gute, ntawe utavuga. Kuko nta muntu n'umwe wavuguruza umugambi w'iki w'Imana. 2025 tugiye kwinjiramo.
Imana yambwiye ngo nongere nsubiremo kandi mbivuge neruye noneho kurusha uko mubizi. Uyu mwaka uzaba ukomeye, ni umwaka uzagorana, ni umwaka uzaba ukakaye abantu benshi bazagwa kurusha uko baguye 2024. Ariko ingingo izarengera umuntu wese uzinjira muri ya mwaka, amen, akawinjiramo akawugeramo, ingingo izamurengera ni ugutunga umutima utari mwiki, utari mwica. Reka mbwe mutsindagira iryo jambo, utari mwiki, icyaha. Amashuri abantu bize ntago azabarengera. Listen well, amafaranga n'ibintu bafite ntago bizabarengera. Bazarengerwa n'ingingo imwe yitwa kudatunga umutima, cyangwa se gutunga umutima utari mwiki. Nimba basomyereza witonze, izi nkuru musanzwe muzize, ariko ushaka kuvuga ijambo rimwe. Daniel ibintu byamubayeho, twifashishije ijambo ry'Imana, byabaye kuri Daniel. Yesu ashimwe. Ibintu byabaye kuri Daniel, abantu benshi izi nkuru barazisoma barazizi. Daniel yari umuyobozi nkuko yarayoboye, ko bibiri tubwira ko umwami yamugira icyizere akamugabira intara, n'abagenzi be babanaga bakoranaga bari barabaga b'intara, bese amugabira kuyobora ha unda kuyobora. Ariko Daniel mubyibuke, Daniel akagira ibintu bitatu. Icyambere, umwuka mwiza w'Imana wari kuri Daniel. Yego, haleluya, amen. Numvishe karitangira uvuga ngo wabonye umuntu ngo ufite umwuka w'Imana. Hari abantu hari 7,000 gifite umwuka wera w'Imana. Namwe turi mu kiganiro, Imana ibamere umwuka wera. Deni sala waya ndafashijwe Imana. Imana ibamere ku mwuka we. Daniel cyambere yari afite umwuka, yabagaho n'umwuka w'iki, w'Imana. Icya kabiri, ntiyabonekaga amafuti. Gatatu, umutima we nta cyaha cyari kirimo, ntacyo umutima wamushinjaga. Yego, byo murabyibutse. Bagenzi be bamugira iki, bamugirira ishyari. Abantu bagira ishyari kuva kera kugeza amagingo ntibazabura. Baramugambanira, izi nkuru murazizi, sinshaka kuzindamo nzivuga. Baramugambaniye, amaze kumugambanira ngo bashatse ikintu cyose cyamutsindishiriza ku by'ubutware cyangwa se ku by'ubwami, barakibura. Bashaka impamvu kuri Daniel, barayibura. Bashaka ikintu bamushinja, barakibura. Baravuga bati noneho turamubuze, reka duhindure tumutegere ku Mana ye. Ndashimira Imana rero, hari umwanditsi wavuze ngo abantu basi Imana yabo bazakomera. N'ubundi ni Daniel, niyo bamara gukomera bakora iby'iki, iby'ubutware, bakora iby'ubutware. Umva amakuru rero, Daniel yari yiringiye Imana ye. Baramugambanira, baramufata, amakuru munsi mwese nihuse, bamushyira mu rwobo rw'intare. Ngeraho nshaka. Haleluya, amen. Ndafashishwe. Amen. Bamushyira mu rwobo. Ibibiri yatubwiye ngo Daniel ari mu rwobo, intare ntizagira icyo zimutwara. Ahubwo protection yayikorewe n'intare, zikazimuzenguruka. Yego. Ariko umwami ngo yaramukundaga, kugira ngo ngeraho nshaka. Yego. Umwami yaramukundaga cyane, kubera ko yarariho ubuntu bw'Imana. Umwami ngo arara ijoro bucya mu gitondo adasinziriye. Amakuru munsi mwese mwize yizewe ngo azirukare mu gitondo ajya ku rwobo, ajya kureba Daniel ko intare zitamuhitanye. Haleluya, amina. Ageze muri uku rwobo rw'intare, atera hejuru n'ijwi ry'umuhanga, aravuga ati Daniel, mugaragu w'Imana isumba byose. Haleluya, haleluya. Mbese Imana ukora riteka yabasha gukiza amenyo y'intare. Daniel ati Imana yanjye yankijije, kubera ko impamvu yankijije rero naho nashakaga. Ubundi ibyo navugaga byose nako nashakaga. Haleluya, amen. Ndafashijwe. Impamvu Imana yoroheje marayika intare nizindye. Impamvu ya mbere, nagaragaye imbere y'Imana ndafite iki, ndafite icyaha. Impamvu ya kabiri, nawe urabizi, ntacyo nagize gute,
nagucumuyeho. Yego. Niyo mpamvu Imana yanjye yankijije iki intare. Message ahantu izingiye naho, ibintu byose uzinjiramo 2025 ufite umutima utagucira urubanza ntacyo uzaba. Nuhura n'intare ntacyo zizagutwara kuko uzaba uri kumwe n'Imana ishobora bingahe byose. Nuhura n'ubukene ntacyo buzagutwara. Ndabwira ibi bintu abantu benshi banyumve neza. Haleluya. Amen. Ele fosi wini banyumve neza. Nihanamanuka n'inzara nk'uko Imana bivuze, Imana izagutambutsa uteshwa nayo. Kuko Imana irinda abantu bayo. Haleluya. Amen. Bibiliya tubwiye ngo Imana iyohereza marayika w'Imana akiza Danieli amenyo y'intare kuko yagaragaye imbere ya Imana adafite icyaha cyangwa se adafite urubanza. Message nyamukuru y'uno munsi ngiye gusorezaho kugira ngo sengera abantu 2025 muvuge ngo amen. Ni muyitunge nk'umutima udafite icyaha. Amanyanga muyareke, ubushura mu bureke, ubwesikoro mu bureke, ubusambanyi mu buregendere kuri. Hanyuma Imana nira mu mutima wanyu gasanga harimo ingingo ibarengera ntacyo muzaba. Bazaroga ntacyo uzaba, bazagutoma amahembe ntacyo azagutwara, ibitega ntacyo bizagutwara, abakwanga ntacyo bazagutwara kuko Uwiteka ramikoserema azahagara ku buzima bwawe. Ibyo bazagutuma byose ntacyo bazagutwara. Bene wanyu nibahaguruka ntacyo bazagutwara. Inzara niza ntacyo bazagutwara. Abakwanga nibahaguruka ntacyo bazagutwara. Ababasini bakuroga ntacyo bazagutwara. Ibiguhagurukiye ntacyo bizagutwara kuko Uwiteka Imana azaba ari kumwe nawe. 2025 injira namwe ingingo izakurengera gutunga umutima utari mwiki icyaha. Anyuma message nari bafitiye niyo ngiyo. Uyu munsi rero ndashaka gusengera umuntu wese uri muranyumva. Haleluya. Amen. Ndashaka gusengera umuntu wese uri muranyumva. Mbere yuko twambuka uyu mwaka 2025 Imana nyir'ubushobozi mushobozi kwinjira muri ya mwaka afite umutima utamucira urubanza, afite umutima utari mw'icyaha. Niyo ngingo izarengera abantu b'Imana mu mwaka ugiye kuza. Mwese mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka gusengana namwe. Ndashaka gusengera abantu banyumva, ndashaka gusengera abantu bari kunyumva kuri microphone. Imana ibaha imbaraga zo kuni selo bene followers zo kwinjira muri ya mwaka badafite imitima ibacira urubanza. Ni wisiriminirima shangoro seremandrayas ndigwishirirwa abantu benshi imbaraga bamaze kunamuka, bamaze kugushwa n'iminsi n'ibihe, ariko Uwiteka ari kumbwira ngo izirana nanjye dusenge. Yego. Arakugira imbabazi. Ubuhanuzi bw'uyu munsi buziye benshi ntago buziye umuntu umwe. Were no kuri mwebwe mwaje gufata aya makuru namwe burabazi. Yego. Umwuka w'Imana ari kumbwira ngo mbabwire ingingo izabarengera 2025 ni ugutunga umutima utari mw'ibyaha. Imana baho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Sheni we nisiri erevro wesere mandi hari ya frasieni ma ndigwishurirwa ibintu bikomeye. Umwuka arambwiye ngo abantu bari gusenga mugasenga mukiranuka uyu mwaka uri burangire bari bwinjire 2025 hari ikintu Imana ikoze mu biganza byabo. Amen. Muvuge ngo amen. Amina. Kubera ko uyu butumwa subwo umuntu umwe n'ubwa benshi ariko nyirabwo niba umugeraho azabyumva. Azabyumva. Nanjye ubwo ngira kwihanura ndimo ndabyumva. Hari ikimana giye gukora ku buzima bw'abantu mu izina ry'Umwami Yesu. Amina. Yere wini monitando nesari hari marakati niwe shirizi rimandi korose. Ndimo ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu benshi bamaze kinini batagangaye bategereje amasezerano babwiwe n'Imana, ariko 2025 Imana igiye gusoza amasezerano akomeye. Hari benshi Imana igiye kubasoza amasezerano. Ya kasoni fone sirima ndimo ndumva umwuka ambwira ngo mbwire uri kunyumva uri hafi n'uri kuri 2025 Imana igiye gusoza amasezerano akomeye Imana yavuze. Ndimo ndumva umwuka ambwira ngo hari abantu benshi duhurira ku isimbuga ni uru ku isimbuga nkuramyambaga nanjye ndimo
bafite umwuka wo gupinga no gukritika ibintu by'abantu b'Imana. Imana iri kumbwira ngo umuntu wese ufite umwuka wo gupinga ibintu by'Imana, amaboko y'Imana agiye kuzamubangamira, kuko ntabwo Imana imenyerwa. Ndimo numva umwuka mbwira ngo abantu benshi bakoresha izi mbuga nkoranyambaga babafashe ijambo, ariko Imana yamwengera kuyiha abantu igitutsi mu izina rya Yesu. Hari abantu benshi bazi ngo kuri izi mbuga ngo abantu bagiyeho ngo abantu ngo bashinze zicana ngo baba gushaka umugati. Si umugati, ni ubutumwa bwiza mwamuvuga. Imana irambwiye ngo irabashyigikiye mu izina ry'Umwami. Si namwe gusa, n'abandi bose bakoresha social media bafite umugambi wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana irambwiye ngo bahaye support. 2025 Imana ibakuyeho ubukene kwa China na Yesu. Tole sere Maria Graze Feria mini crosere varia sinimi. Hari igihe tuvuga ibi ngibi abantu bakadutuka, bakavuga ati ibyo bintu ntabwo mwamuke kubivuga ku mbuga nkoranyambaga, none se ko Imana zisizeho niyo njije twari tuzi ko zizaza dupfobye. Si Imana yemeye ko haziri ikoranabuhanga? Ubu se kwisengero zifunze ubutumwa bwari kuvuga gute? Hari zifunze hari n'izifunguye. Babwira ikintu gikomeye muvuge ngo amen. Amen. Uhereye kuri izi channel zifashe iki cyigisho n'abandi bafite amacano, mwakire support Imana ibahaye itavuye ku bantu mu izina rya Yesu. Ni support itanzwe n'Uwiteka, kandi Uwiteka kije agasuzuguro abantu b'Imana bakorera kuri izi mbuga. Ikindi kandi Satani ngo afite system yo gufata abantu benshi nabwo akabatsinda kuri social media, ariko umwuka w'Imana ramwe ngo abaza bafite imitima itarimo guciranirwa ntacyo bazaba. Irani nizibagera imbere ntacyo zizabatwara, ntago zizabashobora. Bazasigeramo intare ntago zizageza icyo zibatwara, kuko na Daniel yazigezemo afite umutima umurengera byagira icyabo. Yego. Muvuge ngo amen. Amen. Ko nangiye gufashwa njoje mwavuze ngo amen. Ntacyo yabaye kandi yazigezemo. Ikibazo bitaza. Ari kibazo nuko wabigeramo ufite ikibazo. Wari muri bavuze ngo ntago hazabura intambara. Leko salawa. Ntabwo amahoro azagira gute? Azahora. Cyeteza tsembyeho. Urupfu n'ibyago. Amahoro azahora. Yeni na ngaseko tala labi folo serema. Ndakumbise mwana. Lehone masi flowers. Tony wini sala followers. Kwirembo bari kwirembo ukwaraje Yesu araje kandageze kwirembo bari kwirembo ukwaraje Yesu araje kandageze kwirembo. Ibyerekana rekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo bari kwirembo nukwaraje Yesu araje kandageze kwirembo. Muvuge cyane ngo amen. Amen. Nshatse kubabwira ngo ntihazabura intambara. Nshatse kubabwira ngo ntago ibibazo bizabura. Amagambo yo ntago azabura. Abatwanga ntibazabura. Abadukritika ntago bazabura. Yesu ashimwe. Amen. Abatuvuga ntago bazagira gute? Ariko Yesu, haleluya, nazaba ariko nawe ntacyo bizagutwara. Intambara ntacyo zizabatwara, amatiku ntacyo zabatwara, inzara ntacyo zizabatwara. Abavuga mureke bavuge, abatwanga mureke batwange, abaturwanya baturwanye. Yesu umwami w'abami ntacyo zabura kudutabara. Nshatse kubabwira ngo rero intego y'umunsi cyangwa se message y'umunsi, mwebwe mutunga umutima gusa, ibizaza byose ntacyo bizabatwara. Nkuko Imana atabaye Daniel, namwe niko izabatabara. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe. Duherekeze abaryumvise bari hafi n'abari kure, imbaraga z'Imana zibagereho, washoboze kugira imitima itunganye. Ndasengera buri wese unyumvise, uri hafi n'uri kure,
imbaraga z'Imana zimugira ya kone siri draya fomenist ukora ibintu bikomeye, ukora iby'imbaraga ku buzima bwabo, kandi umucyo w'Imana wamurikire, washoboze gukiranuka, binjire mu uyu mwaka mushya 2025 bafite imitima itabacira urubanza. Niyo ngingo izabarengera. Ndagushimiye ko uri Imana ibyumvise, kandi uzabyumva wese ibi akabyizera, akihana, agakizwa. Ndagushimira ko uzamutambutsa umwaka wose nta kintu abaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Amen. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kuvugana nawe, Amen. ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, ariko inaboneka kuri WhatsApp, cyane ko hari ushoboye gukenera kuguhamagara adakoresha nimero y'inyarwanda, ariko buriya WhatsApp yo yarabikemuye. Duhereze nimero yawe ya telefone. Asante sana. Nimero yanjye rero ni 078 51 Yego. 54 3 5 5 078 51 54 3 5 5. Turagushimiye. Imana ibahe namwe ku mwanya mwaduhaye kuri beshi. Shalom. Mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu, amen.